hari ibintu bitubaho twabyizaniye, hari ibintu bitubaho kubera ko ari twatumye bibaho, sibyo? Kandi bikadutuma ingaruka ziba mbi. Ntabwo mpamya yuko umuntu umuvugabutumwa, umuntu ujya ku ruhimbi, umuntu w'umukozi w'Imana yavuga ngo afite umuntu babana bitemewe n'Imana, bitemewe n'igihugu, bitemewe, sibyo? Ibyo birenze kuvuga ngo wenda two kubyita n'ubusambanyi. Birarenze kandi biranababaje. Niba mwarabanye ukagira ibyago akakureka, ceceka, wituzanira, ceceka, keep quiet. Kuko nta cyiza kirimo, wakoze icyaha urabizi. Kutuzanira ibyaha bya hano ntacyo bitumarira, sibyo? Byihoreye, kuko hari abarimo gutera ikirenge mu cyawe b'abakozi b'Imana. Nutubwira ibyo wakoze nabo bakazagukurikiza, ubwo uzaba utanze ubuhe butumwa? Ngewe nakubwira ngo niba warabikoze ukabona ntibinyuze mu ceceka, kandi niba ukibirimo ubonye mugenzi wawe ko bimugendekeye, tera intambwe ugende ushaka kusezerana uve muri ubwo busambanyi, kuko ntago ari byo. Kandi kubyita gutyo niko byitwa. Iyo ubana n'umuntu mudasezeranye rwose niko byitwa. Ahubwo icyo ni kandi icyo nababwira ni kimwe, erega bakwihangana Imana ikazabaha abagabo babo, bibaho, sibyo? Ihangane wa mudamu we, Imana iragukunda. Icyambere amakosa yakoze, kubana n'umugabo kandi uri umukozi w'Imana utabyemerewe, kandi ugakomeza ugakorera Imana. Ahandi ukorera Imana mu rusengero bakamenya ko ukora nk'ibyo, baba baguhagaritse, ukabanza ukabishyira mu buryo neza, hama ukazagaruka ugakorera Imana. Kuko no kubizana muri social media, ngira ngo ni nka bya bindi ngo nta gitwikire kitazatwikururwa. Hari abantu bashobora kugira ngo ni uguharabika ko Mutesi ashatse umugabo wenda wari ufite undi muntu, ariko sibyo. Ahubwo Imana ibishaka kugaragaza abantu bayikorera mu mafuti, hanyuma ikabibashyize hanze. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV. Amahoro Imana itanga abane namwe. Rero nge ubasuza n'ijambo ari imbere ya kamera, tufite umukozi w'Imana. Nkuko mubibona turagusuje umukozi w'Imana. Murakoze, natwe turabashohoje kandi mwakoze kudutumira. Amazina ku bantu wenda babonye bwa mbere. Amazina yanjye ni Joy Murenzi. Yego. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkaba nkunda Imana n'abantu bayo. Ibindi Uwiteka duhana n'umugisha. Amen. So rero twabatumiye kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye, ariko nk'umukozi w'Imana nagira ngo mbasabe mudufashe gusenga dutangire ikiganiro. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimye, turaguhimbaje ko twabyutse bikemera, twabyutse tuhumeka, twabyutse turi bazima. N'abadukurikira muri aka kanya nuko ari bazima. Izina ryawe nirihimbazwe. Uwera wa Isiyoni, turakwinjiza kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Amagambo yose ari buturuke mu kanwa kacu tuvuge tubwirijwe nawe. Mwuka wera w'Imana uzuganze, uze wiyoborere. Urakoze kuri Imana yumva, ni mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo senze nizeye. Amen. 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 Mumeze mutese? Turashima Imana. Hano hanze nk'umuntu nyine dusanzwe tuganira ibintu by'ingo, ibintu byo kubaka umuryango, ibintu by'umurimo w'Imana. Aha hanze hari inkuru navuze ko turi buze kuganiraho, nubwo tutari buze gutinda, ariko ndabizi ko mu kanya mufite turi buze kubiganiraho kandi abantu bari bwunguke bavuge bati ese ibi bintu nibyo. So aha hanze hari umuntu numvishije, ni inkuru ya Pastor Mutesi yashatse, ariko abantu bari kuyivugaho ibintu bitandukanye, sinabyo nshaka ko tuvugaho. Ahubwo ndashaka ko tuvuga, kuko niba yasezeranye, wenda niko mbitekereza, nuko leta ibizi kuba yasezeranye mu murenge, abyemerewe gusezerana mu murenge. Ndikumva rero nta nkuru itangaje irimo. Ahubwo ikintu numvise gitangaje ni umudamu wishyize hanze, niko nabyita. Yumva, sinzi niba wamwumvishije, ari kuvuga ngo yabanaga nyine n'uwo mugabo bagiye kubana na Pastor Mutesi, avuga ibintu byinshi. Ndi kwibaza nk'umukozi w'Imana, noneho ari kuvuga ngo ni pasiteri, noneho ngo aranerekwa nk'umukozi w'Imana. Birakwiriye, wenda birakwiriye, sinzi kuri ngewe birakwiriye kuba
yabana n'undi kandi agakomeza kwitwa umukozi w'Imana, kuri wowe watubwira uko ubyumva? icyo kibazo ukimbaza ndumva mfite n'agahinda kenshi. ntabwo bikwiriye. Mutesi birakwiriye kubera ko yaratandukanye, kandi umuntu atandukanye mu myemerere yenda yumva yashaka, we nta byinshi tubimuvugaho, ahubwo Imana izamwubakira urugo, izamunezeze. ariko mu bintu byinshi bicanye umuryango ni ukubakira urugo ku rufatiro rubi. kubakira urugo ku rufatiro rubi. urugero nk'uwo mama muvuze, numvise ko ari umukozi w'Imana, numvise ko yabanaga n'umugabo, umugabo nawe avuye ku wundi mugore. ni ukuvuga ngo iyo ni karande, ni uruhererekane rw'urushako rubi, rurandaranda, ruzakuranda rukaranda no ku miryango yawe yose. rero ku ngo nyinshi zisenyuka, nakunze kubivuga, ni urufatiro rubi, ko warahereye warubakiye kuri fondasiyo mbi y'urushako rwawe. hari igihe koko urugo urwubakira kuri foundation nziza, ariko ibitero bikaza urugo rugasenyuka. bibaho. ntabwo ingo zose zasenyutse ari uko bazubakiye ku mfatiro mbi, kuko hari igihe urwubakira ku rufatiro rwiza ariko umugabo akakunanira cyangwa umugore akakunanira. ibyo byose bibaho, kuko Imana iraturema ariko tukabana, ariko ntabwo tumenya ibyo bagenzi bacu batekereza. rero icyo navuga kuri uwo mudamu, wenda dusubire inyuma ho gato. icyambere amakosa yakoze, kubana n'umugabo kandi uri umukozi w'Imana utabyemerewe, kandi ugakomeza ugakorera Imana. ahandi iyo ukorera Imana mu rusengero bakamenya ko ukora nk'ibyo, baba baguhagaritse, ukabanza ukabishyira mu buryo neza, hama ukazagaruka ugakorera Imana. kuko no kubizana muri social media, ngira ngo ni nka bya bindi ngo nta gitwikire kitazatwikururwa. hari abantu bashobora kugira ngo ni uguharabika ko Mutesi ashatse umugabo wenda wari ufite undi muntu, ariko si byo. ahubwo Imana ibishaka kugaragaza abantu bayikorera mu mafuti, hanyuma ikabibashyize hanze. se nk'abantu wa mugani yasengeraga ntibamumenye neza. ntabwo ndimo kumva ikintu nababwira, ndumva n'abantu bavushyira ino nkuru hanze. nta kintu irimo kwigisha urubyiruko rwacu, ahubwo ni ukuvuga ngo ushobora gukorera Imana, ashobora kuba yigisha bwa butumwa bw'ubuntu ko Yesu yabirangije ku musaraba. ushobora kuba gukorera Imana kandi unasambana. iyi ni urusengero rw'Umwuka Wera. ntabwo Umwuka Wera watura mu muntu ufite ibyaha. avuga ati aho kugira ngo ngende, umunyamakuru yamubaje se ati urumva utasambanaga, aravuga ati aho kugira ngo nirirwe mba umugabo w'abagabo benshi, w'abagore benshi, mba umugore w'abagabo benshi, umugore w'abagabo benshi, naba umugore, naba indaya y'umugabo umwe. Yes, that means ngo mu by'ukuri ndabivugana agahinda, ndumva mbabaye, kuko ntago niyumvisha umukozi w'Imana. ubose kuba umukozi w'Imana no kutabura umukozi bitandukaniye. ndashaka kujya nkubaza, nicyo kintu nanjye ndikibaza. reka mbabwira abantu bamenyereye Imana ku rwego, abantu bamenyereye Imana ku rwego nabo batazi. ariko abantu bamenyereye Imana nibo batuzaniye ibigeragezo, nibo batuma imvura itagwa igihe cyayo, nibo batuma izuba ritava igihe cyaryo, nibo batumye uzareba Amerika uko byagenze. baratokombeye. Imana hari igihe kureba igaceceka, ariko harimo abantu. buriya Yona yagiye mu bwato, Imana yamutumye Nineve agita Rushisha. sibyo? amaze kujya mu bwato ateza ibibazo bari mu bwato. hari abantu Imana yatumye aho batuma bakatana, bakaba baduteje ibibazo. ndagira ngo nawe uzanyuve mukozi w'Imana, wakoze amakosa. Mutesi nta makosa yakoze kuko yemerewe gushaka, ni uburenganzira bwe. ashaka abagabo ashaka ko arabyemerewe, kuko ntabwo twigeze tubona ajya gushaka, ajya kuvuga Imana afite umugabo bararana ngo tubimenye.
ntabwo ibyo byabayeho. Ni pasiteri ashatse umugabo byemewe, ubwo najya kurongora najya gukorera Imana azaba ari umugore w'umugabo. Kimwe nuko yaba pasiteri agakomeza gukora ubupasiteri, kuko nubwo yatandukanye n'umugabo ariko yatandukanye n'umugabo ari pasiteri. Ibyo ntabwo byamukuraho pasiteri bwe. Hubwo icyamukuraho pasiteri ni ugukora ibyaha muri public akabigaragaza, twese tukabibona. Ariko mu gihe wanagisha icyo cyaha n'uyu mugore yakomeza akagihisha, nta muntu wari kukimubonaho. Ariko kuko yiziye akakivuga, ndagira ngo abakozi b'Imana, abapasitazi, wagiye ubona abapasiteri bagiye banywa inzoga bakajya mu bubari bwa Nyabugogo, Imana ko yagiye batatanya zikabagaragaza. Hari abandi dufite b'abahanuzi bagenda babeshya, akaza nk'iwawe agagenda agataba ikintu akamara amezi 2 akazagaruka avuga ati hano hari ikintu gihari, Satani hari abarozi bakuroze. Akaza agakubita isuka mu rugo rwa agakuramo nk'amagufa y'inka cyangwa y'imbwa, akavuga ati dore ibintu bashyize, ari wowe wabishyizemo, muzanyumva muri yizi. Ariko igihe cyanyu kiraje. Igihe cyanyu kiraje, ntabwo Imana izakomeza guceceka, kandi ntabwo Imana izarimbura abantu kubera mwebwe. Izabanza barimbure mwebwe cyane. Haleluya. Reka mbabwire, hari ibintu bibabaje. Niba dukorera Imana tuyikorere neza, niba dukorera Satani nayo tuyikorere neza. Hari umuntu ngo babaje baramubaza atari kukunda Imana, ati ndayikunda. Wanga Satani imihango yati ngewe ndavanga. Reka mbabwire, Imana irushya abantu bavanga. Niba usambana va gukorera Imana, ugenda usambane completely, ama nurangiza ugaruke ukorera Imana wihaniye, kuko Imana ni nyembabazi, aho uzaziriteza amaboko izakubabarira. Muri karakteri y'Imana ni imbabazi gusa ziberamo. Ariko kuza hano kuri social media ukavuga ko abanaga n'umugabo kandi uri n'umukozi w'Imana, kandi tuzi ko urari urusengero rw'Umwuka Wera, urusengero rw'Umwuka Wera rwamaze kujya mu busambanyi, se Umwuka Wera yicaraye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana mu muntu itandukanye n'impano mu muntu. None se turi kuganira birumvikana, hari igihe nyine nk'abantu nyine nk'uko nguko umuntu nyine aba yubatse gutyo, wenda tuvuge akoze icyaha, bahise abanye n'umuntu badasezeranye, kuko na hano hari abakristo batwumva bibaniye gutyo badasezeranye, nyamara bari abakristo ariko bahita bagwa muri icyo cyaha, birangira babanye. Ni nk'iyihe nama wenda wabagira tuvuye no kuri abo? Reka nkubwire ubundi, gusezerana ni icyubahiro uba ugaragarije ababyeyi bawe. Ni icyubahiro uba ugaragarije itorero ryawe, no kugaragaza ko ibintu urimo gukora byemewe. Byemewe n'Imana, byemewe n'igihugu, byemewe n'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo ni nk'ubutatu butagatifu, niko navuga. Byemewe n'ababyeyi, byemewe no mu rusengero n'Imana, byemewe n'igihugu. Nuvuga ngo ibyo bintu ubibamo wumva nta kintu kigucira urubanza, sibyo? Rero harimo yenda ko tuvuga uri umusore n'undi ni inkumi, murabanye, nta mugabo akwatse, nta mugore umwatsi, sibyo? Mwese murabanye muri batoya, mukoze icyo cyaha. Ibyo bintu bitandukanye n'umuntu washatseho, wabyayeho, watandukanye, akongera akishura mu bindi bintu. Ibyo bintu biratandukanye. Aba n'abana babanye yenda ntibanamenye, sibyo? Uko Imana yahana abana abantu siko yaguhana. Rero icyo nabwira abo ngabo ni ukugira gusa buriya gusezerana ni ukuba hamije imbere y'igihugu, imbere y'itorero, imbere y'imiryango, yuko icyo kintu ugiyemo koko cyejejwe n'urugero. Wabyumvise? Ariko ibintu byose ugiyemo, reka n'ibyo bintu tubireke. Twebwe icyo turiho ni iki? Turibwira abakozi b'Imana, niba ukorera Imana wivanga Imana n'ibyaha, sibyo? Wibana n'umugabo mu nzu. Reka nkubwire, reka mbabwire bene data, icya mbere, umugabo uramukunda ukagera urwego umwegurira business yawe mutarasezerana, kuko si ukubura ubwenge se? Ni urukundo ariko nanone mami, ntabwo ukunda umuntu ataraba wawe. Ndagira ngo mbibabwire, uyu muntu wakunze ukamwegurira ibyawe yarataraba wawe. Abo we byagenze bite? Wabyeretse imiryango, wabyeretse itorero, wabyeretse igihugu. Reka ibyo rero kuri ubu ngubu ujya kubyereka abo ngabo warangije kumwiyumvamo kera.
kumwiyumva be utandukanye no gukora icyaha. Ubwo ndimo ndavuga ko gusambana. Yego. Sibyo? Ushobora gukunda umuntu ariko nturyamane nawe. Yego. Ukazategereza cya gihe ibintu byose bijya mu buryo akaba wawe. Reka tuvuge wenda ikosa rirabaye. Barabanye. Muri abakozi b'Imana. Wenda hari n'abantu bari kukumva bakoze iryo kosa barabanye, ni izihe nama wabagira? Erega reka nkubwire. Inama nabagira nabo bayigira. Niba mwarabanye ukagira ibyaha kagakureka, ceceka. Wituzanira. Ceceka, keep quiet. Yes. Kuko nta kiza kirimo, wakoze icyaha urabizi. Kutuzanira ibyaha bya hano ntacyo bitumarira. Sibyo? Byihoreye kuko hari abarimo gutera ikirenge mu cyawe b'abakozi b'Imana, nutubwira ibyo wakoze nabo baza kazagukurikiza. Ubwo uzaba utanze ubuhe butumwa? Ngewe nakubwira ngo niba warabikoze ukabona ntibinyuze mu ceceka. Kandi niba ukibirimo ubonye mugenzi wawe ko bimugendekeye, tera intambwe ugende ushaka kusezerana uve muri ubwo busambanyi, kuko ntago ari byo. Kandi kubyita gutyo niko byitwa. Iyo ubana n'umuntu mudasezeranye rwose niko byitwa. Ahubwo icyo ni kandi icyo nababwira ni kimwe. Erega bakwihangana Imana ikazabaha abagabo babo. Bibaho. Sibyo? Ihangane wa mudamu we, Imana iragukunda. Yaguha umugabo wawe. Ese ntabishingiye bakomeje kubana bakabana neza? Rwose barahari. Barahari kandi nta n'ikibazo gihari. Sibyo? Nakubwiye ngo abana batoya bagiye mu rushako bameze gutyo bataramenye, icyo gihe cyo twababwira nuko bakwegera inzego bakasezerana. Mubona ko na leta ariko ibishaka. Icyambere bino bintu iyo mubanye gutyo bizana amakimbirane mu mitungo, bizana amakimbirane mu miryango. Ugasanga iyo umwe abuze n'ubuzima biba ikibazo. Rero biba byiza kugira ngo mufashe igihugu kugira ngo nacyo kibafashe. Mufashe itorero kugira ngo mukorere Imana muri mu nzira nziza. Mufashe imiryango kugira ngo nayo igiza ibasura yumva yisanze. Kuko iyo umwana watakowe umubyeyi akaza aza yikandagira, hari nubwo batahagera. Rero ibyo byose bibaho kugira ngo imibanire yacu ya buri munsi ibeho, tubane neza amahoro. Rero abantu bose bari muri icyo kintu cyo kwishingira bagane inzego zibasezeranye. Sibyo? Bagane itorero ribasezeranye. Bave mu bintu byo gufefeka, bave mu bintu byo kubakira urugo kuri foundation itari nziza, ku rufatiro rutari rwiza. Kuko icyo kintu ukoze n'umwana waza kizamubaho, n'umwuzukuru wawe kizamubaho. Kandi ndibaza ko ikitabaye kiza nawe utakwifuza ko umuryango wawe hazavamo umuntu wubaka gutyo. Rero kugira ngo turwanye Satani yo gukomeza kututwara mu mujyo wayo, twarwana dukora iby'Imana ishaka ko dukora. Kandi iby'Imana ishaka ko dukora dukora ibintu mu nzira nzima, mu nzira zemewe n'amategeko y'ibihugu tubamo, no mu nzira zemewe n'Imana mu matorero turimo, no mu nzira zemewe n'umuco mu bihugu tubamo. Ese wenda nari nabikubajeho nakomeje kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi, ngiye numvishijemo wenda hari nk'ikintu numvishemo nkibazaho. Hari nk'akantu yavuze ati jyewe kuba yagenda nta kintu bintwaye, atahubwo kuki ataje kunsezeraho. Nyine ntacyo bimutwaye, hashobora kuba haragiye benshi. Sibyo? N'ibinamenyereye ntacyo bimubwiye. Nyine hari abana bungu basigaye bavuga ngo ni inshuti zo abana bacu b'iyi minsi b'imyaka barakundana bakaryamana bagakora ibintu byose. Ariko akakubwira tumenye sinzagushaka, ubimenye ko tutazashakana. Ariko twebwe babyita ngo ni friends of benefit, inshuti zibenefitingana. Sinzi ukuntu benefit ni inyungu nyine. Inshuti zifite inyungu zihuriyeho. Sibyo? Mbega umfiteho inyungu nanjye ngufiteho inyungu yo kuryamana, ariko ntituzabana. Nuko ngo Satani asigaye ashuka abana bacu. Sibyo? Bakabana barabyemeranyije bakabenefitingana muri ubwo buryo, ariko nta kindi kintu kizaza imbere, nta kuzarongorana. Twebwe turimo ndagukorera ibyo ushaka nanjye nunguke mu byo nshaka, ariko ntago nzabana nawe. So no muri abo ngabo rero ndumva ari friends of benefit. Sibyo? Nukuvuga ngo naza nsezera agende, nzabona undi nawe nagenda nsezera agende. So uritwa iki? Nese gusezera avugaga ni iki cyo kinyarwanda nyine uzumbwire ngo uragiye
nese ibyo nibi kubera yenda impamvu fulani nkusezere yenda nguha amafaranga urumva ko yamuhombeje amwishyura amafaranga yamuhombeje agenda ajya kubaka urundi rugo sibyo ariko iyo ni karande mbi cyane niyo mpamvu ubona imiryango yacu abana bacu batacyubaka ngo bagumeyo kubera ko hari aho byakomotse somewhere hari ahantu byakomotse rero ikintu nagira bene data murimo kunyumva mujye mureba ibintu bafitiye akamaro cyangwa muri bukuremo icyo bibigisha ariko njye nakubeshye gufata umuntu nkamushyira kuri kamera akavuga fine urimo urasenya uriya mugabo cyangwa urasenya na Mutesi ariko icyo nakubwira ni kimwe urisenya ubwawe njye nakugira inama yo guceceka ibintu ukabicecekana ugashaka aho ujya gutura agahinda kawe nta bya gicecetse ikintu yego byavuzwe ariko abameze nkawe bicecekere abafite situation nk'iyo baceceke kubera ko icyambere uje kutubwira ko wari uri mu byaha kandi uri umukozi w'Imana bivuze ko gukora ibyaha uri umukozi w'Imana nta kibazo bitwaye sibyo uzabona nijoro uri garanti yatubwiye ko azabona ijoro sibyo ni ukuvuga rero ngo ibintu by'Imana barabimenyereye ku rwego buriya nayo yanga kugutumwa inene agasuzugura buriya nawe hari ukuntu yari yaramenyereye Imana sibyo ariko Imana iramwereka itumva ndakureka urufi rukumire nirumara kukumira rwakabaye rwanapfiramo ukabura umwuka ariko ndagira ngo rukurukanze kugira ngo abantu bamenye imbaraga zanjye kandi nawe ubwawe wongere ugaruke umenye ko ndi Imana hari ibintu bitubaho twabyizaniye hari ibintu bitubaho kubera ko ari twatumye bibaho sibyo kandi bikadutuma ingaruka ziba mbi ntabwo mpamya yuko umuntu w'umuvugabutumwa umuntu ujya ku ruhimbi umuntu w'umukozi w'Imana yavuga ngo afite umuntu babana bitemewe n'Imana bitemewe n'igihugu bitemewe sibyo ibyo birenze kuvuga ngo wenda two kubyita n'ubusambanyi birarenze kandi biranababaje none se turi gusoza wenda tugana ku musozo mu byumvikana ntabwo nyine nta yaramuhombeje barabanye gutyo yaramuhombeje kandi uyu mugabo yamushutse yamubereye ikintu rero nashaka kuvuga yamubere ni nka Delila yaramwogoshe ikintu nashaka kuvuga ikintu nashaka kuvuga ku mugabo n'umugore wenda babana uri umurokore umuntu ukunda Kristo urumva yari afite business ahita amubwira ati iyo restaurant yawe reka tuyishingemo akabari kandi urumva nibwo umuntu akiza kandi urakijijwe yasengera abantu azimana azimvugo y'Imana ibyo byari kumwereka yuko uyu muntu ari umusataniste uyu muntu aje kumwogosha umusatsi uyu muntu aje kumurangiza kandi yaramurangije ndakeka nta n'umusatsi ndakeka nawe nta musatsi nubwo uvuga gutyo yanamusanze nta musatsi afite oya ashobora kuba yarawufite ari umukozi w'Imana ashobora kuba barahujwe ntabwo twamenye uko bahuye ko ntabwo babitubwiye bashobora kuba barahuye yenda basenga sibyo muri uko gusenga rero bakavamo gukundana wabyumvise muri uko gukundana business amusanganye akahinduramo iy'akabari ni ukuvuga ngo niba ngewe ntatinya icyaha ntabwo nzagira n'umutima uvuga ngo reka no kugaburira abantu ibyo ngewe ntarya nzabiba kuko nanjye nakoze ikintu ntajyaga nkora sibyo ni ukuvuga iki ni ukuvuga gusanga abakozi b'Imana mukanguke mureke kumenyera Imana ejo itazabahemukira mureke kumenyera Imana kandi banayimenyereye wiza kubitubwira kuko nta kintu biri butange twebwe turi hano ntituri bugarure isezerano uriya mugabo yamaze gukorana n'umugore we sibyo ngo tumukugarurire Yesu ubundi uramumugarura nawe nta kibazo nawe suwe ni inzira yahisemo niyo nzira yahisemo erega Imana irakwihorera mu nzira wahisemo ikakwihorera gusa ndashaka kubwira abantu ikintu kimwe nubona umuntu aguhanurira bigacamo bikanyuramo ntuzagire ngo afite Imana nicyo kintu nari ngiye gusoreza mvuga nti dusoza tugana ku musozo gira ikintu ubwira abantu bahanurirwa basengerwa bugatambika ibiganza iyi Imana yaguhaye ntabwo ikwaka aho bwira kwihorera ukaba waba n'ikiraro cyambutse abandi Imana irakwihorera ukayobora abandi ijuru wowe ukazaribura Imana irakwihorera ukahanura ukajya wibaza uti mfite Imana fine ngewe uri muri icyerekezo cy'ubuzima bwanjye urama icyerekezo cy'ibyanjye ariko icyerekezo cy'ibyawe ntacyo kuko niba uhanura koko by'ukuri abantu bakabona ibyerekezo by'ubuzima bwabo simpamye impamvu wowe Imana itakubwira iby'icyerekezo cyawe bivuze rero iki
Imana yagukoresha ugafasha abandi, wowe ntiwifashe. Ni ukuvuga iki? Abantu bose muzabona bahanura, abantu muzabona bavuga Imana neza, abantu muzabona, ntabwo bivuze ngo bafite Imana by'ukuri, sibyo? Bafite impano ariko nta Mana iri muri ya mpano, si bose, sibyo? Mujye mushishoza rero. Shishoza nawe ubwawe wakwisengera, shishoza nawe ubwawe wabwira Imana ikagutabara, kuko Imana nta muntu iheza, abantu bose twigererayo. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri, gusa yihangane, ubwo ngubwo nibyo, niyo nzira yahisemo, ariko Imana ifite imbabazi, ni Imana ibabarira. Ni Yakobo 1:12, ahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Rero umuntu wese ufite ibimugerageza muri aka kanya urimo nkurikira, ihangane, numara kwemerwa Uwiteka azakugirira neza. Wa mudamu we, njye nakugira inama yo kwicecekera nubwo ahuye n'izo ngorane, ko nawe ndimo ndumva ko niba ko kuri umukozi w'Imana, ukaba ko kuri umukozi w'Imana koko, nawe wisuzume wibwire icyo nakabaye nkubwira. Imana rero kugenderere, kandi Imana igutabare, Imana iguhumurize. Gusa haracyariho ibyiringiro, nawe igiti cyatemwe kirongera kigashibuka, haracyariho ibyiringiro. Nubwo waguye wakongera ukabavamo umukozi w'Imana muzima ukihana, ariko nkwifurije ko ibyo bintu wabivamo. Ikindi gihe Imana niyo ngiye guha andi mahirwe, uzayakoreshe neza. Iyo ikuzanira umuntu mu buzima, uzirinde kuryamana nawe, uzirinde gushyuhaguza, uzagenze gakeya, ukore nk'uko Mutesi yakoze, ugende bagusezeranye, ubundi umuntu ubane nawe, kuko umuntu uzaza muri ubwo buryo n'ubundi azagenda muri ubwo buryo. Uko yaje niko yagiye. Dusengere dusoze ikiganiro. Uwiteka Mana isumba byose, girira imbabazi abakozi bawe Mana isumba byose, bari mu byangwa n'amaso y'Imana. Wongere ubagaruke, wongere utabare Uwera wa Siyoni, wiheshe icyubahiro muri byose. Mwami mwiza, turasenze muri aka kanya, harimo abadukurikirana bafite imitima yashenjaguwe, na bene se bakorana umurimo w'Imana ariko babasenyeye amago. Data mwiza, ndasenze ngo ururuke, ugire icyo ukora, ugire icyo urema mu izina rya Yesu Kristo. Wongere ugarure ibyiringiro kuri uriya wabibuze, wongere ugarure ibyiringiro kuri uriya urira, wongere umutabara, umwubakire, wongere umutabara, umusanire umutima. Urakoze Mana isumba byose. Abakora ibyangwa n'amaso yawe, ndasenze Mana kugira ngo ururuke Mwami, ubahe imbabazi kuri abo bashaka kwihana, kandi abadashaka kwihana Uwera wa Siyoni, ikiganza cyawe kibaremerere. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, ni mu izina rya Yesu nizeye, amen.